Mama, ikibazo dufite turi gutabaza dusaba ubufasha ko twasenyewe, turi mu matongo badusenye mu kwezi kwa gatandatu baduta ku gasozi, turi ku gasozi turi gusaba twinginga ngo badufashe badutabare, nta kirengera dufite. uyu munsi byabagendekeye gute? Ni ukuvuga ngo uyu munsi kuva icyo gihe bashenye kugeza uyu munsi ntabwo bigeze bagaruka kumenya amakuru y'abantu basenyeye bataye ku musozi, ahubwo icyo bakoze bagarutse uyu munsi baza bande baje abo bayobozi, shefu w'umudugudu na gitifu w'akagari n'abanyerondo na daso, baza bakubita babaga, baradukubita bihagije, barangije baragenda, bivuze ngo ntaho batwerekeje rwose. Badutaho barigendera. Babakubise sangahe? Ni ukuvuga ngo badukubise isaha y'isa 5 n'igice, kuva saa 5 n'igice saa 6 bari barahangaha bakubita abantu, abaturage bahuruye barareba barabirukana ngo hoshi mugende muva ahangaha, birukana abaturage nyine nta wari uri aho ngaho, yamanuye inkoni, ubuhiri ni nk'ubuhiri yamanuye, afite urukoni runini cyane, araza arahuragura cyane nk'uhura inzoka. Cyangwa utese kuri guhuragura ko urabona tutari abantu. Se ninde wabakubitaga icyo gihe? Ni ukuvuga ngo wadukubitaga icyo gihe ni shefu ni gitifu w'akagari. Yarahagaze harimo ahuragura, abo bandi bari bahagaranye bagiraga bati kubita kuraho, akomeza kubita ahuragura, nta kirenge nta gitabaza twagize, nta ugeza dutabara. Ubu se mwabaga muri aya matongo kuva muri uku kwezi kwa gatandatu? Kuvuga ngo kuva badusenyeye twagumye aha, nta handi hantu dufiteho kujya, ntaho kwerekera twari dufite. Ikibazo ubuyobozi burakizi? Barakizi, ubuyobozi nibwo buri kubikora. Bivuze ngo ni shefu, ni gitifu w'akagari, shefu w'umudugudu, yewe na mutekano, abo bose barabizi barahageze. Kandi no kuvuga ngo kuva icyo gihe cyose umutekano, bayobozi b'umudugudu barahageraga bakadusura nyine bakigendera, nta kibazo twigeze tugirana nabo. Ariko no kuvuga ngo kuva gitifu agiyeho yaje ari uwo kuhita akora iyo mirimo, yadusanze aha nibura ntitwahagiye ari uko uwo gitifu ahari, twagiye kubona tubona araje aza akora iyo mirimo yo kudusenyera no kudukubita. Inzu mwabagamo basenye zari zimaze igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo inzu twabagamo zari zimaze hafi amezi 6. Aho ngaho ngewe mpamaze hafi imyaka 5 ahangaha.